Nyakubahwa Minisita, mwatangira mutubwira ku ruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu n'itorero nk'amwe mu nsanganyamatsiko ku ruhande rwa leta muyumva muti? Ku ruhande rwa leta insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu n'itorero nk'amwe muyumva mute cyangwa se mwumva muyifuzamo iki? Twebwe dutekereza ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu, cyane ko n'imibare igaragaza ko abanyarwanda benshi hejuru ya 60% ni urubyiruko. Ubwo rero niyo mpamvu dushima gahunda nk'iyi itorero riba ryateguye kugira ngo za mbaraga zirushaho kubyazwa umusaruro, bityo urubyiruko koko rugira uruhare mu iterambere ry'igihugu n'iry'itorero ryaryo mu buryo bw'umwihariko. Turabishima rero ndetse turanashishikaza ko gahunda nk'izi zajya zikorwa kenshi kugira ngo rwa rubyiruko koko rubashe guhabwa ubushobozi bunyuze mu biganiro buhabwa n'abayobozi batandukanye, bakamenya gahunda z'igihugu, bakamenya noneho naho bashyira imbaraga kugira ngo gahunda za guverinoma zishobore kugerwaho kandi zinakorwe neza. Ahanini urubyiruko ruri mu madini mwagiye murugarukaho, mubona rutanga umusanzu ki by'umwihariko mu buyobozi cyangwa se mu nzego bwite za leta? Urubyiruko ruri mu madini ahanini uruhare rwarwo mu musanzu cyangwa se mu nzego bwite za leta tubona hari byinshi bufasha, cyane nko mu kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no kurwanya icyorezo cya sida n'indi myitwarire idakwiye. Urubyiruko ruri mu matorero cyane cyane gikristo tubona rwose ibikorwa byarwo, imyitwarire yabyo ari imyitwarire yo gushima, kandi tukanabona ari n'imbaraga twaheraho zikadufasha kuba banakangurira na bagenzi babo batari muri aya matorero kugira ngo bave mu bikorwa nk'ibyo ngibyo usanga byangiza ubuzima ndetse bikanadindiza iterambere ry'igihugu. Turashima rero imyitwarire y'urubyiruko ruri mu matorero by'umwihariko rwo muri iri torero rya ADEPR, ariko tunasaba ko barushaho noneho no kwegera bagenzi babo batari mu matorero kugira ngo nabo babafashe binyuze mu biterane bakora, binyuze mu biganiro bategura bahuriramo, kugira ngo babashishikarize kuva muri gahunda zangiza ubuzima bwabo, zangiza ejo hazaza habo, ari nako binangiza n'ejo hazaza h'igihugu. ADEPR ni imwe mu matorero afite ibigo by'amashuri hirya no hino mu gihugu, mubona uruhare rwayo ruhagaze rute kugeza ubu? Turashimira itorero rya ADEPR cyane cyane muri gahunda yo kwigisha abantu batazi gusoma no kwandika. Tubona ari umusanzu ukomeye itorero rya ADEPR ritera guverinoma muri gahunda yayo yo gufasha abanyarwanda kuva mu bujiji. Ibyo rwose turabishima kandi turasaba ko yakomeza rigakora birushijeho, kuko kugeza ubu imibare dufite itugaragariza ko abarenga 30% bataramenya gusoma no kwandika. Ubwo rero twasaba ko bakomerezaho umubare w'amasomero akiyongera, bityo tugafasha bariya abanyarwanda batari bamenya gusoma no kwandika nabo bakabimenya, ku buryo gahunda guverinoma yihaye yuko abanyarwanda bamenya gusoma no kwandika 100% mu mwaka wa 2020 izashobora kugerwaho. Ikindi turasaba ko hashyirwa imbaraga mu kongera umubare w'amashuri y'incuke, nibura kuri buri shuri, kuri buri rusengero hakaba hari n'ishuri ry'incuke rishamikiyeho. Byaba ari inkunga ikomeye mu gufasha guverinoma yacu kugira ngo intego yihaye yuko muri buri kagari hagera ishuri ry'incuke muri ya mwaka wa 2017 igerwaho. Nyakubahwa, dusoza wenda mwatubwira ku kibazo cya nyuma nka message mwaha urubyiruko by'umwihariko rwo muri ADEPR kugeza ubu ngubu? Twabaha message yo kwigirira icyizere, bagakoresha neza amahirwe bafite, ari ayo bahabwa n'itorero ndetse nayo bahabwa na guverinoma. Kuba bafite ubuyobozi bubitaho, bubatekereza, bukabagenera umwanya nk'uyu, no kuba bafite guverinoma ibaha amahirwe, ibaha umwanya, igashyiraho amashuri kugira ngo bashobore kungukira nk'ubumenyi bubafasha kuzagira icyo bigezaho mu buzima buri imbere. Ibyo bakwiriye kutabipfusha ubusa,
bagakoresha neza ayo mahirwe kugira ngo ejo bazashobore kwiteza imbere ariko kandi banateza imbere n'itorero ryabo. Murakoze. Iyo mibare nayibona